ndashimira Imana izihagurukira gutabara igaca mu muriro igaca mu bisanga by'amabuye ikamanukira ku birimi by'umuriro igatabara uwo yasezeranye. ndashimira Uwiteka kandi agendererana bamutoye agasezeranya amasohoza yo kubona ibyinshi ariko ndavuga mu ncamake nshimiye Imana ko Imana azaha umwana w'umukobwa ufite bihagije. hanyuma nkaba nari umukinnyi w'umupira ni ikipe bita Mukura umwana nakinaga gusa abantu baza ikipe ya Mukura ya kera abantu bita Bangiro Nsanga bagatama Kamirindi ba Mutana barajabu abo bose dukina na za Rayon Sport na za Kiyovu na za Panthère Noire nimwe nakina. hanyuma ibintu byo muri Yesu niba ari ibintu nasuzuguraga ni ibyo ngibyo. hanyuma rero njye naragwaga n'ibintu bitatu. niba ushaka kumenya uko uzareze bikeneye kumenya Imana usengera. amen. n'Imana ikubona intambara n'Imana isezerano izasohoza n'Imana ikakubona biracitse ifite gukora n'ubushobozi ifite imbaraga ku badayimoni. haleluya. Wiratungana yo kubona ibyinshi ariko ndavuga mu ncamake nshimiye Imana ko Imana azaha umwana w'umukobwa ufite bihagije. ndashimira Imana giti cy'inganzamarumbo sanga itamba bwugamo bw'umugabo aba yasezeranye. ndashimira Imana izihagurukira gutabara igaca mu muriro igaca mu bisanga by'amabuye ikamanukira ku birimi by'umuriro igatabara uwo yasezeranye. ndashimira Uwiteka kandi agendererana bamutoye agasezeranya amasohoza. Imana isubiza amasezerano. haleluya. ndashimira Imana yari yarambwiye umwana w'umukobwa kera ariko uko mbyaye mbyara umuhungu nari mbyara inshuro 7 mbyara abana b'abahungu ngeze aho ndavuga ngo Mana ndashaje uwo mukobwa noneho aho bigeze nushaka uzamyore kuko imbaraga zanjye zibaye nkeya ariko mu gihe tunaniwe haleluya aho umuntu ananiwe ni Imana ihagurukira gutabara. ndayishimira ko yamanukiye gutabara mu gihe ntabitekerezaga mu gihe ntakibivuga ariko Imana ibona ko ari ngombwa ko bikwiriye kugeza isaha igeze iramanukira iramutanga umwana w'umukobwa ukurikira abahungu 7 hariho 5 2 baratashye ubu ni nyiraminani. umwana wacu yitwa Uwasekundwa Hori Cresta. bisobanura umwana w'umukobwa wategerejwe igihe kirekire kandi udakenewe. ibyo ngibyo Imana ishimwe rwose. dushimiye Imana mu gufasha kuyiha icyubahiro. zo gutega kubera gutangira kw'abanyeshuri bituma dutinda. rero Imana y'ijuru murambabariye murakoze cyane. sinkunda kuganira n'abantu tutaziranye neza ndabibwira mu nshamake. nagize umugisha nakira agakiza ariko ndushye ku bantu bazi ubuhamya bwanjye. nkunda kubabwira ko nakiriye Yesu i Butare
niho nigaga nayoboraga ikigo bita groupe scolaire officier nari duwaye wacyo mbere ya jenoside mu myaka ya 1989 nari nyoboye icyo kigo cya groupe scolaire cyari ikigo cya mbere mu gihugu. Hanyuma nkaba nari umukinnyi w'umupira ni ikipe bita Mukura nimwe nakinaga gusa abantu baza ikipe ya Mukura ya kera abantu bita Bangiro Nsanga ba Gatama Kamirindi ba Mutana barajabu abo bose dukina na za Rayon Sport na za Kiyovu na za Panthère Noire nimwe nakinaga. Hanyuma ibintu byo muri Yesu niba ari ibintu nasuzuguraga ni ibyo ngibyo. Hanyuma rero njye naragurangwaga n'ibintu bitatu. Ikintu cya mbere cyandagaga ni ukunywa inzoga. Nagiye mu bantu banywa inzoga bavuga ngo tujye kusanga inzoga kandi dushake umubyizi mu nzoga tutazibeshyera, ntukajya usinda inzoga utanyoye, tujye gushaka inzoga y'abagabo tujye dusinda izo twanyoye. Dufata icyemezo turavuga ngo icya mbere aho guta inzoga wata umwana, ryari itegeko rya mbere. Itegeko rya kabiri tugiye gushaka inzoga tuzajya tunywa dusinda izo twanyoye tubara umubyizi mu macupa. Apana gusinda inzoga utanyoye, wanyoye kanyanga usinda utanyoye, wanywa wisikizo zikora zinyoye ukazisinda utanyoye. Kaba rero tujye gushaka inzoga tujye tunywa inzoga nyinshi dusinda izo twanyoye. Duhitamo rero inzoga bita mitsingi. Icyo gihe ngewe inzoga mitsingi igaze yaguraga 1000, hanyuma icupa rimwe ryaguraga 100. Kandi wajyanaga amafaranga make, yajyanaga amafaranga 5000, amakesi 5, amacupa 60. Kandi twajyanaga turi nka batatu, twatangiraga kuwa gatandatu tukazagaruka kuwa mbere cyangwa se ku cyumweru nimugoroba nijoro. Guta inzoga zinywereye rero icya mbere nari mbonye ngo aho guta inzoga wata umwana. Itegeko rya kabiri twavuga ngo nukora ikosa tukanywa inzoga, twakunda umuntu anywa inzoga akazisinda akaziruka, ukaziruka inzoga twaguze tukamubona uzajya uzikuba kabiri twaguze. Cyaraziraga kikazirizwa mu bantu tunywa inzoga kugira ngo tubone wazirutse. Icya gatatu tugiye nyine gushaka umubyizi mu nzoga, tugiye tureba mbese maze gusinda maze kunywa amacupa ngahe. Icyo bita kunywa gonginike, ukanywa batandura amacupa yawe yabara bayashyira munsi y'ameza kugira ngo umenye umubyizi w'amacupa maze kunywa yawe. Inzoga zinywereye hehe waba utubeshye. Nanywereye ahantu bita Musanze niho mvuka, akabari gakomeye kariyo ni akabari bita Hotel Muhabura. Nubwo nanyweraga mu tubari tworoshye, nanyweraga mu tubari dukomeye. Muhabura nayinywereyemo nshaka amahoro ndayibura, Ibyumba narahize. Akabari gakomeye kariyo bakitaga Hotel Rumuri, nakanywereyemo bagataha nari mpari sinabona amahoro. Iyo utaraho nigaga nanywereye aho bita kwa Mahenga mu Gisaza, abantu bazi kwa Mahenga mu Gisaza, muri Foko, muri Ibis, muri Triangle d'Or, ni butare hose aho nanywere inzoga. I Kigali nanywere muri Hotel Kiyovu, muri Corine, mu Mpara, muri Panafrica ku kibuga cy'indege aho bita muri Rebero Horizon. Shaka amahoro ndayo urumva ko ntagize. Ndatekereza ko nta sinzi ko niba hano harimo umuntu wanyoye inzoga nkaho nazinywereye aho ngaho. Shaka amahoro ndayo icya kabiri nanyoye nanyoye itabi ryo mu Burundi, itabi mwera icyo bita igipondo, amasigara yose muzi yose ndazenguruka njya mu itabi bakorera mu bazungu bita bakorera mu bapadiri bita ikigoma, ndakinywa kugira ngo ndebe uko kimeze. Fata icyo bita urumogi ndaranywa, bafata ubugorore bwo kugira ngo ndebe uko bimeze ndamurya. Hanyuma nsigara ku itabi bita intore, ibyo nasigayeho. Itabi bita intore nibyo nasigayeho kwiruke. Intore ifite ipaki nziza iranga ko meza ikemera, iri nibyo tabi ry'abasirimu, nibyo tabi byemewe. Nsigara kuri ibyo ngibyo kandi iyo kumva ntabwo ntagize. Icya gatatu nakoze ibyaha by'ubusambanyi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mama yabyariye mu byaha, mama yabyariye mu byaha. Kuva mu bwana bwanjye nyine ntaho nabikoze, ndazamuka ngera aho ibitaro ngaho aho twari tugeze. Narinze abakobwa nubwo barizanaga kubera ko ndi umukinnyi w'umusitari ufite amafaranga. Abakobwa barizanaga ageze aho birabura bavamo, njya mu bazungu nsanga bose ni kimwe ndagaruka. Ni ibyo byaha nakoze. Ngiye kurangiza nsigaze ikizamini bita Jury National. Tugiye kurangiza biba ngombwa ko banyirukana ku itabi, baranyirukana. Hanyuma nibwo bwa mbere nafashe umwanzuro 9 mpagara kuri poroteri ya Groupe Scolaire banyirukanye. Ndavuga ngo Yesu abapere bajya bavuga nibaho
ngiye kuguhindura ibitabo byananiye n'ubigize aho uzagera hose uzabikora. Icya mbere ntugize inzoga ukagize itabi ukagize gusambana nzavuga aho uzagera hose uzabikora. Naraje icyenda kabiri Rwamagana ndapfukama baransengera nakira agakiza kuva icyo gihe nakira Yesu tuza mu magana y'imisozi ndasubizwa. Naraje 194 mwahageze 194 isezerano rishya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe icya mbere umwuka w'ubwenge, kabiri no guhishurirwa ibyo bintu nimumara kwihaga bitume muyimenya. Tuvuge ngo amen. Mugenzi wawe tujye kwiga kumenya Imana. Kumenya Imana. Reka tujye mu rwa kabiri rwa Petero. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Igice icya mbere nacyo umurongo wa 5. Mwahageze 284. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya. Tuvuge ngo amen. Igice cya 11 Daniyeli abaca mu isezerano azabayobesha kubashyisenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora ibitwaro. Bwira mugenzi wawe bazi Imana yabo. Vuga cyane bazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora ibyo gutwara. Kereka umuntu usigarana ajenda n'ikaramu, ubundi mwese ndababwira ngo murebe hano mu izina rya Yesu tuganirire ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya, haleluya. Turashima Imana. Ndakubwiriza abantu muri isi biri hano mu minsi ya none ngo ndashima Imana mu bintu bitatu. Icya mbere ndashima Imana ko ndi muzima. Mwari muzi ko hari abantu bapfuye? Iyo mwitegereje mubona hapfa baswa cyangwa n'abahanga barapfa? N'abahanga barapfa? Hapfa abana cyangwa n'abakuru barapfa? Abanyamafaranga nibo bapfa cyangwa n'abakene barapfa? Muri abo ngabo mwese ntimurimo? Zamura Imana ibiganza kuri muzima. Icyo ni cyane. Uyu munsi bapfuye? Ejo hano bapfuye? Ntabwo? Uyu munsi nta bantu bapfa? Turashima Imana ko turi bazima. Icya kabiri dushima Imana. Turashima Imana ko tutarwaye tutari mu bitaro. Mu bitaro bariyo? Usora ahantu amafaranga adakora. Mwarimu usora ahantu amashuri adakora. Mwarimu usora ahantu icyubahiro kidakora. Turashima Imana ko tutari mu bitaro. Uzamura Imana ibiganza. Gatatu, nagize umugisha wo kujya kubwiriza ubutumwa bwiza. Umwe mu bapasiteri bajya kubwiriza ubutumwa bwiza muri za gereza. Muzi ko muri gereza reba? Murabizi cyangwa ntabizi? Murabizi. Ubona ariyo baswa? Oya. Cyangwa nabizi bari? Bose bari. Abakomeye bariyo cyangwa nabari? Bariyo. Abantu bafite amafaranga bariyo cyangwa nabari? Bariyo. Barahari barengana. Zamura ibiganza Imana ko utari muri gereza. N'abagore barafunga. Turashima Imana ko turi bazima. Turashima Imana. Iyo umuntu atize hari ibintu atamenya. Nibyo turamusiba? Nibyo. Iyo umuntu atize hari ibintu atamenya. Wamurenganya? Wizire bari gusa. Hari ijambo rivuga ryiza. Rego ruhaga n'itime. Icyongereza bakize.
igihe yaguhohoteye kubaza umubiri bigatise umugogo sibyo kandi abatabizicwa kubaza umubiri bigatise kutiga ibintu ushobora kutamenya ibintu kubera kuta iyo ni inzira ya kabiri ushobora kwiga ukiga nabi nibyo cyangwa se nibyo ibyo bakagombye kumenya ntubimenye kubera ko wigishijwe inzira ya gatatu ushobora kwiga neza bakanakwigisha neza ukumva nabi nibyo cyangwa se muremera ko umuntu yakumva nabi nta nibyo akagombye kumenya ukumva nabi inzira ya kane ushobora kwiga neza bakakwigisha neza no kumva neza cyangwa kumva nabi ukibagirwa ibyo bagize bata murabyemera rero nibyo murabyemera ukagera gutya kwibagirwa n'ibihe mwumve ingaruka zo kwibagirwa n'ibihe mwumve ingaruka zo kwibagirwa Bisirayeli bambutse inyanja mu bitangaza gusa batangarira imaniko z'ibyo bayihereza icyubahiro bigiye imbere ho gatoya bategwa no kwibagirwa biremera inyana y'izahabu niko kuyipfukamira kumva ingaruka zo kwibagirwa Bisirayeli bambutse inyanja mu bitangaza bigiye imbere ho gatoya bategwa no kwibagirwa iremera inyana y'izahabu niko kuyipfukamira igeze zicika n'igenda ntiyagusaziyeho uramenye ntimuzibagirwe bakristu b'iki gihe bibagirwa vuba bashimira mw'iriro bakibagirwa vuba ibuka ibyo yakoze byibuke maze uyikorere siko bakibagirwa vuba ariko ubundi umuntu hari ibintu bibiri reka mugire ibintu umuntu ashobora kugira namwe murabizi ibintu byakubayeho wabyo usibye nimugoroba nabagirana ariko muri ibintu bitera abantu biboneye ati ni umurengwe n'amaso yanjye murahari cyangwa hari n'amaboko tuzamura imana tukazaba mwiboneye n'amaso yawe uzamura turebe bwira mugenzi wawe ntuzaturebe mwabyumvise kabumbe ntawe ufite ikibazo ati tica ntacyo ntashyira hambere basi 0 kandi unaweza ati kandi tica wari kwigishije wangu bariye iyo ni inzira ijya kuroha abantu mu mwobo bakagomba kuba bakagombye kumenya ibintu ariko bagize gute bariye iyo ni inzira ya kangahe ya mbere ni ukutiga kabiri ni ukwiga nabi gatatu ni ukumva nabi kane ni ukwibagirwa inzira ya gatanu ishobora gutuma umuntu atamenya ibyo akagombye kumenya cyane cyane mu bakristo ukunda kwiga abakristo iyi nzira bita kuba umunyabwenge w'isi uri mu rusengero umunyabwenge ayoborwa n'iki ayoborwa n'ibintu bitanu murebana umunyabwenge wo mu isi ayoborwa n'ibintu bingahe bitanu nkabwira ko ngewe ari kuba muri gatanu iyi nzira ya mbere ni ukuyoborwa n'ibyo umuntu areba icyo bita la vue mu gifaransa bayoborwa n'ibyo areba iyo ni inzira ya kangahe ya mbere yo mu nzira ya gatanu yo muri gatanu kuyoborwa n'ibyo hari abantu batumbira ibintu bareba satani akabareka ibintu ugasanga urimo uragenda ureba ibintu gusa ugahera aho ngaho ibintu mwumvise mwarabyumvise nkabona ariko ngabo icyo ni kimwe hari n'ibyo inzira ya gatatu se umunyabwenge w'isi iyo utamukoze ati kora icyo bita tax mu cyongereza cyangwa se utushe ikora muri mu rw'iwanyu no mu rw'iwanyu nta n'umusengero hari ibintu wakora wifashe hari ibintu bigaragara dukora aho tukareba ikora urebe hari ibintu bigaragara niba wari mu rw'iwanyu umubeshye
ari ibintu ukora bifatika byo mu miryango y'iwanyu warambika ikiganza ukabisanga ari ibyo mu basinga no mu bagesa no mu basinga birahari ugakora rwose ugasanga birahari iyo ni inzira iyo ni se kane hari ikindi kintu bita logo ati kozaho muri bumve ko bigura cyangwa bishaka biryohereye ugakozaho muri ugasanga isukari y'amahoro birashariye atizahamo hari abantu rero babigejeje yakoza akabati zararangiye ikintu cyose gatanu hari ikintu bita guhumurirwa nurura iyo ni gatanu ati umukirize wumve ko bihumura cyangwa zararangiye ukihumuriza ugasanga kwisha uwo munyabwenge sinabona ngiye kuvuga n'amashuri bize ubasha gukorana n'Imana ibiboneka Haleluya. Muri iyo kanda umuntu ashobora kuturirimba na hano avuka mu barozi agafata mikrofone agahimazina avuka mu barangi ariko Imana yashinze ko avuka mu barangi iguhereza mikrofone agahimazina mu izina rya Yesu nibyo cyangwa se nibyo ubuzima bwawe Imana iri hejuru ibintu abo bantu bakora yibereye mu ijuru ibi bireba imigambi bacurida imigambi baducurira ibi bihari inama bakora tudahari ibi hatubereye yaravuze ngo nzabarasa ijambo ry'Imana muri Zaburi avuga ngo nzabarasa haleluya haleluya reka ndababwira barimo barakora ibintu ibareba baragambana ihibereye ibintu bakorera mu rwihisho ibihari turasenga Imana ihishura imigambi yaravuze ngo imigambi y'incakura nzayicamuka inzugi z'ibyuma zazimenagura ahataringaniye Adonai iri hejuru uri hejuru y'amajuru uri hejuru hari umuntu wavuze ngo nubona wicaranye n'umuntu udafashwa ujye wibuka amategeko wicaranye n'umuntu udafashwa ujye wibuka ubwiruhande iyo niyo gusenga bazajya barakuroba bakarara baragizamu tugahemba hari abantu b'abazamu tugahemba abantu barara bacuragura abo ni abazamu tugahemba mu gitondo agatega ibintu akazana mwaramutse muracyariho mbese bwakeye budaca hari ibareba irahari iyo niyo Mana dusenga haleluya 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 Elohim hari umugabo w'umunyamerika bigeze kubaza ngo Imana arurema reka ndabwire n'ibyo umuntu abidashoboka iyo ivuze gusa ijambo ryayo rikarema imvugo yiwe ni ihame tegerezuziza ubwari ryatababivuze bizashika umugabo munyakuri ibirana birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugana sinzi uko ubigenza sinzi n'uko ubikora icyo nzi n'uko biratungana
gasubiremo sinzi uko bigenza sinzi n'uko bikora icyo nzi ni uko haleluya birutse biratungana hari ukuntu bikora birutegetse hari igihe ubona yageze muri situation idashobora gukora ibintu nyine wari umuntu ugeze gusenga aravuga ati Mana nanjye ndakubabariye ngeze aho ndakubabariye ndabona ntaho waca iki kintu gikoreye ndakubabariye noneho uwo mugabo baramubaza ati iyo Imana yageze muri situation ibona ntacyo yakora ibigenze ite irarema ibonye hano nta nzira yakongera ikarema ibindi irongera ikarema yageze muri situation ibona gukoresha ibyo yakoze bidahagije yarema n'ibibwira mugenzi we ngo yarema n'ibishyashya umwungeri Zaburi 23 Uwiteka ni umwungeri wanjye anjyanisha mu gitete cy'ubwatsi anjyana iruhande rw'amazi asubiza intege mu bugingo anyoborera no gukiranuka naho nanyura ku gikombe cy'igitutu cy'ubuvuzi ati kibi kuko inshingo yawe nibyo urunganiriza neza mu maso y'abanzi aho ngaho niba ufite umwanzi umwe senga Imana babaye nk'icumi uko bazajya biyongera niko na neza y'Imana urunganiriza neza mu maso y'abanzi nibashaka babe bakeya kuko niba babenshi izakomeza ibyabo kabiri ibyo urabyumva Jehova Rora hari irindi zina ngiye kubabwira tugasenge iryo bita Jehova Sakoti dufite Imana irwana intambara bwira mugenzi wawe dufite Imana irwana intambara inyentambara irwana intambara dufite Imana irwana bazakora ariko Imana abantu bagiye gutandukana kubera Imana ifite igakubita abanzi utarahagera igakizira Imana ifite naho abantu baziriba mujya mubihorera baza gufatanya natwe bashima reba batubwira abantu umubyeyi asa n'uruhinja n'abagore bose umukozi wo mu gitondo babyutse bagiye kureba abasirikare babuze bagira ubwoba batapfa kwemera ati bigenze bite ati hanze hari ingabo barabagiye nk'abagore ati turashaka isi ese cyo kumubwira niba isi nawe niba wawe wabibeshye ati tuze kumubwira barashobora ngo bageze i Samariya ntugate bahura amaso barasanga bari kumwe nabo tuzabayobora igitabo cyawe ubundi iyo uri mu mugambi w'Imana warashyize mugakiza neza iminsi yacu yose irabaze
mu gitabo cy'Imana handitse n'iminsi yacu. Uwo munsi rero utaragera niyo bamanura inkuba urumva zizagusiga bazakuroga uzamuka kuko dufite Imana iturwanira ireba aho tutareba. Naho ubundi iyo haba kuvuga abantu n'ibitero by'abadayimoni mwese ndeba ntabwo bamukira. Reka njye ntabwo mpanura nkanuye ubu ukiriho kubera Imana ndiho. aba barashyinguye n'uturabyo baratekeye ariko dufite Imana iturwanira. Ntabwo naje kubaha ubuhamya. Imana yarwanya intambara ntabwo nazibabwira nyine rimwe. Imana yampagaze nguyu mudamu wanjye yaduhagazeho kandi yabitubwiye tuvina aguruka shaka urumva zigura umuhungu ajya mu mwuka aravuga ati wa mugabo ugiye kurwana intambara bagiye kurwanya hasi no hejuru. Haleluya. Ubu duhagaze muri Nzayimana. Abantu mufite Nzayimana mugire gute turebe mise Horagisida ishaka menyo n'ibicyo kubisi modokari ndagenda kubita ndi kuri moto ndagaruka mpagarara enda bantumye hihembe insiga mu muhanda bagahisa bagahisa muraza mpagarara gutya kuri moto yanjye ndahagarara hamwe n'igikome haraza kubita umwana wanjye ihembe bamukubita igifu kiratoboka umuso kiratoboka please hatasanzwe ndwara igifu habana kubita ihembe igifu kiratoboka kwa muganga baragisana ubu ni muzima mu ishuri. Amen. Akazi Enarabemo baraboze bazanye akazinda kareka nyine mama mu pastor akazinda gaseze nari directeur y'umushinga ndaseze ibintu bivamo hari ibintu bitavamo hari ibintu bidashobora kuvangwa agakiza n'ibintu bidakizwe ntabwo bivangwa ndagasezera. Use murabona meze nabi uzi kurya imyumbati wihingiye aho kurya amafaranga aturuka mu nkoza akura imyumbati nkicara mu rugo nkayegeje ejo nari ihene yose njyenyine n'abana bagabane yose ihene yuzuye yose uri noheri nayo yose ntabwo yose genera ntabwo ndi mu bantu Imana yagejeje mu cyiciro cya mbere cy'abakiri nta kibazo dufitanye n'Imana. Imana yacu iyo nshaka gutega moto ntagiye kuyanjye impereza 500 reka ntugakore ikosa ryo gutega moto ishaje ujye gutega ishyashya ntabwo ari ngombwa ngo bitahe iwacu isajya ibintu nimubona nanjye i Kigali n'amakuru muzamenye ko nta mana mfite kandi sinshobora gukora ikosa ryo kugenda muri kwasiteri ishaje no ibihumbi 3 birahagije ko ntega kwasiteri ishyashya ntabwo nakora ikosa ryo kugenda mu modoka ishaje kumutera no mana amafaranga ntabwo ari ngombwa ngo zitahe iwanjye ibya kontrol tekinike birereba ubashoferi twagira ngo bari bashaka gutega bagenda neza saritiko amafaranga igihumbi arahagije gutega imodoka ushaka safuriya ziri y'abanyamo safuriya yose zifite tugahita twayirangiza inkoko baga yose ariko kumwe na mama wishyuye neza baga yose niba ushaka kumenya uko uzareshya bikeneye kumenya Imana usenga. Amen. N'Imana ikubona intambara n'Imana isezerano izasohoza n'Imana itakabona biracitse ifite ubutwari n'ubushobozi ifite imbaraga ku badayimoni. Haleluya. Iguhagazeho ntabwo dutera ubwoba n'abadayimoni no dufite Imana ikomeye cyane. Yeremiya 20:11 ni amagambo nakoze cyane iminsi aravuga ngo dore ibyo nibwira nzabagirira si bibi ni amahoro si bibi kugira ngo arebe umutima w'ibyo muzabona. Mu gifaransa baravuga ngo le projet que
imishinga bafite biramugenda ngo Imana ifite imishinga wese imishinga imwe utegura imishinga myinshi uko utegurira abana bawe niko Imana yacu ikibereyemo mu migisha dufite nta mwanya afite hariya mu gice cya mbere twasomye mu Efeso ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu iyo migisha murayizi ayo munsi umugisha wa mbere dufite nuko nous sommes les enfants de Dieu nous sommes les enfants adoptifs turi abana Imana yakiriye nk'abana bayo uko utegura projet z'Imana wawe niko Imana ibaye byawe n'umwana wawe urabyumva ngo nk'uko se abana bagirirwa niko Imana yakiriye abantu bayubaha kuko isi neza ubukene bwacyo n'intege nke urabyumva uko wategurira abana bawe niko Imana igutegurira imishinga narabaho ikintu bita certification positionnelle ikintu Imana ikora cyane iyo umuntu agikijijwe Imana ikuvana mu Bugesera ikakuvana mu Nyakiziguro ikakuvana mu Nyaruhengeri ikagushyira mu gitabo cy'abana b'Imana urumva ntabwo wancagira mu Nyaruhengeri ngo umbone jamais n'amazina nabwenze Imana agaragara mu ijuru dufite andi mazina izina ryagiye mu kabari ryagiye mu mujyi ryagiye gute ibyo ntabwo tekanigira mu ijuru dufite andi mazina buri wese bafite ibuye bwira mu ngo hari ibuye we numva dufite amabuye yanditse amazina yawe muri nyaramo ugasaza hamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye bwira mu ngo dufite andi mazina dufite umugisha wa mbere dufite nuko turi abana b'Imana nous sommes les enfants adoptifs Imana yaturemeye dufite umurage haleluya ntabwo dupfa gupfa no turi abana b'Imana kwanditse mu gitabo cy'abana b'Imana Imana iturwanira intambara irimo iraduteganyiriza dufite umurage w'abana b'Imana amasambu so ataguhaye w'ijuru dufite umugabane urabyumva ibintu tutabona mu miryango ibyo tuzabona mu rusengero n'ijuru dufite muzansenga nzumva mbwira mugenzi wawe nusenga Imana izakumva wabivuze muzagenda munyamaza muzansenga nzumva nta sengesho ririmo hasi dufite Imana irimo amasengesho ibintu byakunaniye umenga guca bibwira Imana n'aho mutabyumva iyo imwe yabyumvise tunaza kugira amahoro si ibi ni byiza iyo niyo Mana bwira mugenzi wawe iyo niyo Mana dusenga niba wizeye ko haleluya ushaka kubaho uko Imana ishaka mu mbaraga za mu bushobozi bwayo mu burinzi bwayo mu kugamburuza imigambi y'abadayimoni girira icyizere cy'iyo Mana uvuge ngo ntacyo nzaba ni kuri Imana iyo niyo Mana dusenga ndashaka gukorera Imana muri iyi myaka n'indi iri imbere ngakorera Imana nk'umuntu wayemeye nta terabwoba ry'abantu iry'abadayimoni ntaryo bahaguruka batahaguruka ngomba gukorera Imana mu izina rya Yesu irahari cyane murimo muramba yego bagakizwa barabeshya ngo Yesu yazutse ariko ndahamya ko Yesu ari muzima ndamwumva mu birenge ndamwumva mu ngingo ndamwumva mu mugongo ndamwumva mu gatuza ndamwumva mu mutwe ndamwumva mu biganza iyi Mana dusenge imurayumva cy'amahoro ngo babwiye umuntu bati ibyo bintu wabivuye mana bati iyo nize gutya Yesu mwumva nagera gutya nkamwumva nazunguza ukuboko nkamwumva nagera gutya nkamusanga azunguza n'agatuza nkamwumva ati ahantu yafashe ntabwo ntazi Imana ahantu yadufashe ntabwo turazi we reka dusenge urayumva urayizeye urayiringiye komera Imana maze cyane uwo murongo yari wanditse Yeremiya 20:19-20 muzasenga nzumva muzashaka muzabona nimushaka imitima yanyu yose ziba
reka tuyasome nsengere boneka. Yesaya Yesaya 26 murongo wa 3. Yesaya 26 murongo wa 3. Ni muyumve mwanzo yakobo namwe abarokotse bo mu Israeli mwese abo nahetse kukirimo kuvuga ngo Imana nahetse tukirimo we nkabatera n'ukivuga kuvuga ngo Imana yamuteruye murabyemera nkabageza mu zabukuru ntiwe muzarira iminsi y'ubuyenzi ntibaheka ninjye waremye niyo uzaheka ikoko nzaheka kandi nzajya nkiza. Yang berbahasa bahwa ada orang jenazah. Di mana rumah ada semoga mandos. Kemudian mana saya buat